Bakunzi ba Tinyuka TV tubahaye ikaze nanone ku rubuga rwacu ku rubuga rwanyu. Turacyari muri bya bihe byiza byo gukomeza kwifurizanya Noheli nziza. Tinyuka TV ibifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'2021. Turabinginze cyane kugira ngo mukomeze kubana natwe, mukomeze kudushyigikira, mukanda subscribe, mukora like ndetse mukora na share ku biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Turabinginze cyane kugira ngo mukomeze kudufasha kandi namwe mwifasha. Ni muri uru rwego rero dukomeje kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'2021 kandi tubasaba gukomeza kubana natwe, dukubasaba kugira ngo mukomeze mudufashe, mukomeze kudushyigikira, tuzakomeze kubana muri uyu mwaka tujye gutangira, tubane neza, tubane amahoro kandi dukomeza kwizigamira, kuko twabonye yuko iki cyorezo cya COVID-19 nta mpuhwe gifitiye isi, nta mpuhwe gifitiye abantu. Niyo mpamvu nta mpamvu yo gusesagura bikeya ubona ubasha kwinjiza, jya ugerageza kubikoresha neza, nta mpamvu yo gusesagura. Tujye tubasha kwizigamira kugira ngo tubashe kugira ibyo dukora, dutinyuke, tubasha kugira ibyo dukora kugira ngo twiteze imbere. Turabashimiye rero, tubifuriza kugira ngo mukomeze mugire umwaka mushya muhire w'2021. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.